Sai Boost Your Talent Competition. Mumeze mute rero bantu banjye, aracyari Sayiga wanyu mwakunze mugikomeje no gukunda, VIP wanyu cyangwa se nubishaka umwite Magicien. Hari abantu benshi bagiye bakomeza kumbaza impamvu nashyizeho ako kazina ka Magicien, ariko nagashyizeho kubera ko hari ibintu nanjye muri iyi minsi ndi gukora hajya mbona ndi kwitungura, nkabona ibintu birimo biragenda birenga uko nari narabitekereje. Hagati aho tunabishimira Imana nyine, mu by'ukuri ibintu bigenze neza bikagenda uko wari warabipanze cyangwa se ukabona biri kurenga uko wari warabipanze, uba ugomba kubishimira Imana. Rero naje kongera ku kantu ka Magicien mu rwego rwo kugaragaza ko nyine hari ibintu nyine nshaka gukora birenzeho, bishobora gufatwa nka maji nyine birenze ku byo abantu expectingaga. Rero nuko akazina nakongeyeho. Rero kuri munsi wa none ngarutse hano imbere ya kamera zacu, n'ubundi kamera za Sai Music and Pictures, kugira ngo ngire comment nkeya nshyira kuri kwirushanwa Sai Boost Your Talent Competition. Nkuko mubizi ni irushanwa ryatangiye muri iki cyumweru tuvuyemo, ndetse abahatana bakoze mu cyumweru cya mbere barakoze, bagaragaje impano. Cyumweru cya mbere abantu 9 bose ubu ngubu bamaze kugaragaza impano zabo mu buryo bwo kuririmba. Urumva ko irushanwa already ryatangiye ku itariki 2 z'ukwa karindwi. N'ubundi niko twe twarabipanze, ntago ndi bugaruke cyane mu miterere y'irushanwa kuko ndabizi ko nimba usanzwe udukurikira irushanwa already urarizi, uzi n'imiterere yaryo n'uburyo kiripanzemo. Rero abahatana b'iki cyumweru tuvuyemo, icyumweru dusoje, bakoze ari 9, abantu bose 9 barahatanye, batweretse impano zabo. Ngira ngo kwikubitiro irushanwa rigitangira twatangiranye n'uyu niyo gushimwa Esther. Twatangiranye na niyo gushimwa Esther, niwe munyempano wa mbere twakire muri Sai Boost Your Talent Competition, atugaragariza impano, niwe wabimburiye abandi, niwe wafunguye irushanwa. Yari umukobwa waturutse i Rubavu, yaturutse i Rubavu waje kugaragaza impano yo muri Sai Boost Your Talent Competition. Ndagira ngo tubanze tumukurikiraho gatoya, ubundi tuhite tuza dukomeza ngira icyo muvugaho. Gusa comment ngiye gutera kuri videos cyangwa se ku banyempano, ntago ndi bivuge nk'umujudge, ndabivuga nka Sayiga wanyu, ndabivuga nka Saibit nk'umuproducer, ariko ntago ndi kujudginga like ndi kujudginga uyu nguyu yabonye amanota yangaya. Ntago ndi butange comment nk'umujudge, natanga comment bitewe nuko ngiye ndibona, kugira ngo mbahe view y'uburyo ki irushanwa ryatangiyemo n'uburyo riri kugenda rikomezamo. Ni muri Yesu Kristo mumibabaro ye no mu rupfu twiwe, Imana yiyunziyemo natwe ntiyabaye
Esther umuhanga waririmbye neza ariko ku kintu kijyanye na time management ngira ariko aracyafite umunota umwe wawukoresha nta kibazo ukatwereka benshi ndabizi ko inkuru y'amarira yanjye n'ukuri yaciye mu matwi yanyu abandi twaturanye umudugudu w'irimbukiro umwijima niwo niyorosaga arahura n'umwami wanjye Yesu naramagaraga maze nkikiriza nari muretwa ubuze izuba kurata nari nyotewe no gutabarwa nari nyotewe no gutabarwa. nk'uko tumaze kumwumva rero uyu ni umwe mu banyempano bagaragaje impano zabo ndetse ni nawe wadufunguriye irushanwa. Ikintu cya mbere cyanshimishije for sure ntababeshye ni ukuba ari umukobwa, kuba ari umukobwa. Noneho ikirenze kuri ibyo yari yaturutse ahantu kure, yaturutse i Rubavu, irushanwa riri kubera muri Kigali. Urumva kuba uri umwana w'umukobwa ugaturuka i Rubavu ukaza i Kigali uje kugaragaza impano, akaba ari nawe ufungura irushanwa, nahise mbifata nk'umugisha. Nkanjye mu wateguye irushanwa nabifashe nk'umugisha, ariko nanone nabonye ko hari ikindi kintu kinini turi kubaka mu muziki. Hari ikindi kintu kinini turi kubaka mu muziki, ndetse hari n'icyizere turi guhereza abantu, kuko sinkeka yuko uyu Esther waturutse i Rubavu akaza muri Sai Boost Your Talent, niyo wenda atatsinda, tuvuge ntabwo mvuze ko atatsinze, ariko niyo atatsinda byo urumva icya mbere hari icyizere afite cy'impano ye, cyano yaturutse uburyo ki yemeye kuza muri competition. Urumva icyo ngicyo ni ikintu nakabaye nishimira kuba byuze ndahari icyizere ndi kubaka mu bantu already, hari icyizere ndi kubaka mu bantu. Hanyuma rero twigarukiye ku mpano ye, nkuko namwumvishe n'ubu ngubu nongeye nkamwumva, ijwi ryari ryiza, indirimbo arimbaga gospel, urumva ni indirimbo ifite ubutumwa nanone bwiza. Ikindi afite buryo ki azamuka nyine koko ukumva ko ijwi arifite, nta gasarara, nta ajya hejuru ngo wumve ataye game bigenze bite. Rero nawe ndahamya ko yatsinda atatsinda ni umwe mu bahanzi beza dushobora kuzagira no mu minsi iri imbere. Ibyo ngibyo kandi ndabishimira Imana, ngendeye kuri kimwe nakubwiraga cyo kuba turi kubaka byonyine icyizere mu bantu. Kabone niyo atatsinda nta byinshi namuvugaho, wenda ndakeka ibindi reka bizatangwe n'abajaji abazajajinga, hanyuma tuzarebe wenda uko ibintu bizagenda bikomeza. Reka tujye ku muhanzi wacu wa kabiri, ubwo ni uwa performance ari uwa kabiri muri Sai Boost Your Talent competition, bamwitaga Rukundo Bona. Bamwita Rukundo Bona niwe wagaragaje impano ari uwa kabiri muri Sai Boost Your Talent. I'm ready. Amahirwe masa. Uzamubona everyday mukubisa amaso, ndimagina ngatekereza bikancanga, ku mutima uratera amaso agatukura ndeba, umusatsi ugukamvaho numva, sambwira niba wowe wabyumva. Shaho ni keza gafite n'utunwa twiza, mama ni keza gafite agapesi keza, shaho ni keza gafite hatiri zonga, mama ni keza gafite yitingi cyiza, oh ayeye mbega kanana, ayeye kangize nzanga, ayeye mbasaba imaniza kandi ndire katazaba karara, ayeye mbega kanana, ayeye kangize nzanga, ayeye mbasaba imaniza kandi ndire katazaba karara, ko duza day by day uba wangize ship my girl.
reka sanga uri hata jedi panta nibwo tuzamenya wagwa mpaka shangu ufashe ni nka panta nagukwepa ubwo byaba ari mpaka tuzacana n'agatara kaka everyday night ubwo byaba ari paradise shangu ufashe ni nka panta nagukwepa ubwo byaba ari mpaka tuzacana n'agatara kaka everyday night ubwo byaba ari paradise shangu ni keza gafite n'utunwa twiza shangu ni keza gafite agapesi keza ye ayaya mbega kanana ayeye kagize nzanga ayaya mbasaba imaniza kandi ndi katazaba karara ya utsaba imana izakakuringire katazaba karara indirimbo ni yande abe ndimwe iyi ndirimbo umaze kurimba ni yawe cyangwa ni indi muhanzi umuntu inshuti yanjye ni umuhungu w'inshuti yawe gusa nutsinda muzagabana umuhungu w'inshuti yawe nta kibazo wakomeza indirimbo yawe ya kabiri ndatuje nashita uruwanjye namaka nuko banyitambika sinatuma bagutaca no bavuga ko ndakabandi wajya ndare no mu bandi gusa jani wuzi ukondi asweya ni wowe wanje sinagubuka ngo nuko wamaye isukari no izo si swingi zanjye hoya kumashaka ibyawe umunsi ku munsi bebura resista nta muntu n'umwe unzi no kuri bya bindi uzi uranzi sinanabikoza menya ari nabyo banziza thank you ati nta muntu n'umwe uzi ati nicyo kintu bakuziza ukoresheje iminota yawe neza hari hakirimo amasegonda ariko ubikoze neza kabisa no kuvuga ngo kuki izi ndirimbo arizo wahisemo indirimbo ambula nzihisemo wenda apana kakanya wenda nyenurwa ikipo gato mundi Joyce ni umuntu fana umuntu patira icyitegererezo Rukundo Bona rero niwe muhanzi wa kabiri twakiriye mu irushanwa mu by'ukuri indirimbo yaririmbye numvaga ni ishobora kuba iri nko mu njyana ya Afrobeat somehow rero izi ni injyana ya Afrobeat uriya ifite ukuntu nyine iyo umuntu ari kuyiririmba nta beat irimo nyine ari kuririmba gutyo gusa nta instrument ari vocal gusa hari ukuntu buriya bigorana kuba wahita wumva ubwiza bw'indirimbo nyine byako kanya bigusaba kubanza kumva melody cyane ukayitaho ku buryo kuba yaririmba indirimbo gutya nta instrument irimo ntago ari buri wese ushobora kumva indirimbo ngahita yumva kuko indirimbo ni nziza bitewe n'injyana yari ari kurimba ukuntu imeze ariko ndahamya ko nawe ibyo yatweretse n'ibyo yari yateguye kandi nawe aratanga icyizere aririmba Afrobeat I know iyi mirongo yakubise hano niramutse igiye muri beat ibintu byaryoha kurushaho reka nawe tumuha amahirwe twikomereze twirebera nababwiye ntago ndi gutanga amanota nk'umu judge I'm just gutera comment ya kubahanzi kugira ngo nanabamurikire abanyempano twakiriye reka twikomereze n'umunyempano wa gatatu twakiriye muri Sai Boost Your Talent Sai Boost Your Talent competition. Kuri uyu munsi w'amateka nahawe impano iruta izindi uwo nasengeye uwo narotaga ni wowe Imana impaye nsanga nzaguha urukundo nsanga nzaguha urukundo wowe nkunda urukundo nzaguha urukundo wowe nkunda nsanga nzaguha urukundo nsanga nzaguha urukundo wowe nkunda iyaba habagaho ijambo ryasobanura urwo ngukunda wowe wa mbere y'isoko
y'ibyishimo ubu naranyuzwe nsanga nzaguha urukundo wowe nkunda nabaga Mbonima hano rero nkwibutsa ko uyu Mbonima ni umwe mu bahanzi bitabiriye Sai Boost Your Talent no kuva kuri season 1 kuko mbibutsa ko Sai Boost Your Talent ni season ya kabiri turi gukora. Season ya mbere rero yabaye yitwaga Your Talent, uyu Mbonima yarayitabiriye. Mu by'ukuri yarayitabiriye ntiyagira amahirwe yo gutsinda, ariko ni umuhanzi ubona ko afite guhozaho, afite umurava kandi nyine akunda ibyo akora, akunze ibyo akora. Kuko ni nayo mpamvu no kuri uyu munsi wa none akiri kwitabira competition. Nibyo afite uburyo ki atari yakora vocalize neza ku buryo ijwi rye wumva riba straight, ariko ndabizi neza ko iyo ukunze ikintu kandi ugahozaho icyo kintu gikunda. Reka twikomereze n'umuhanzi wacu wa kane nta gutinda. nyine ninjye nayishakiye n'injyana cyane kabisa. Izigamu sinari nzizi nahoraga ari busy sinari busy no wamiduriye mine ntibyagufasha time wandyohereje ubuzima bu mfite ituze mu mutima ubu nahinduriwe izina ufite tibi kubikoramo hanyuma nanjye nganyurwa mu buzima bwanjye uri volontaire ubikorana na kimwe wishisha kukubura sinabirota niyo ntanabirota njye nabyuka nkasenga nkudahora umurika kandi uhora unyuzuza ama peace of mind usa n'akarabo keza gahumura neza you are my pride dear mon cœur niyo nakubura nanjye nakwibura tiye ma vie. You are a beautiful, I'm handsome. You could pray, you're really high. Is already high. Dukina saye twishanya. Tugakina game turasana. Bakavuga ngo turanasa. Nje nawe turasa. Turasa 100%. Turasa wamiduriye feelings ubu ntugisha amasiri wambereye icyuzi cy'umudendezo n'umunezero naguye mu ndasaya oya baby sugucenga je tombe de tout mon cœur yeah nkudahora umurika kandi uhora unyuzuza ama peace of mind usa n'akarabo keza gahumura neza you are my pride dear mon cœur niyo nakubura nanjye nakwibura dear ma vie. You are beautiful, I'm handsome. You could pray, you're really high. Is already high. Dukina saye twishanya tugakina game turasana bakavuga ngo turanasa nje nawe turasa 100%. Turasa yeah murasa kabisa. Uracyafite ngira ngo umunota hari indirimbo y'indirimbo zarizo indirimbo niyo yaje n'indi ya kabiri baririmba cyangwa n'ingi yori wapanga iyi niyo napanze ariko hari n'indi naririmba usigaranye umunota ko ni minota 4 wari wemerewe. Biragoye kumwinjira ufite kashi yakwita sheri iyo mfite kashi turavugana nashirirwa akanyamagana nakomeje kwihiringa ndebe yuko namuzima nona amaniga ingagari niyakomeje kumuta mu mufungo akajana geta gakomanga nanze kwiru. Iranyuze Fiacre rero niwe muhanzi wa kane twakiriye. Nawe icyo namuvugaho nuko akunda umuziki already, byo biragaragara.
ariko wenda aracyafite urugendo rwo kuba yanoza melody n'uburyo ki ahitamo indirimbo agaragariza abantu, kuko ko buri indirimbo uba ugiye guhereza abantu uba ugomba kubakonveka, ugomba gushaka ya ndirimbo ufitingamo neza, kuko ya ndirimbo uri buze kuririmba umuntu wese agahita yumva impano yawe. Rero sinzi icyo yakoresheje ahitamo indirimbo yaririmbye, ariko wumvaga ko ari indirimbo ifite melody igoranye guhita umuntu yumva direct, isaba nyine kubanza kumutega amatwi ukamwumva. Ariko ndabizi neza ko uko umuntu performance hano ibintu biri live biba bitandukanye no muri studio. Mfite icyizere ko nawe byanze bikunze azakora ibintu bya danger. Reka twikomereza n'umuhanzi wacu wa gatanu twakiriye muri iki cyumweru muri Sai Boost Your Talent Competition season ya kabiri, akaba ari irushanwa ryateguwe na Sai Music and Pictures, riterwa inkunga na Goodrich TV na hamwe na Izuba TV. Kuri Goodrich TV byari binyuze mu kiganiro Step Up impano n'ubuhanga, hanyuma ku Zuba TV binyura mu kiganiro iStars Show. Gusa nanashimira cyane abaterankunga bacu aribo Goodrich TV ndetse na Izuba TV. Reka twikomereze n'umuhanzi wacu wa gatanu twakiriye muri Sai Boost Your Talent Competition season ya kabiri. Ngoma ya mbere bayita naretse kubaya niyo ziriho. Naretse kubaya mitamo kwiberaho nk'umubaya, imibare yabuze uyibara, umubyinnyi yasimbuye kaya, nugupowa nkakora amaswaga, nugupevera imizigo mbaha, nugupowa nkakora amaswaga, nukubahora ifu y'ibimara. Naretse kubaya mitamo kwiberaho nk'umubaya, imibare yabuze uyibara, umubyinnyi yasimbuye kaya, nugupowa nkakora amaswaga, nugupevera imizigo mbaha, nugupowa nkakora amaswaga, nukubahora ifu y'ibimara. Nuzangangisha inoti biceri mu muro ndihira sumba imigezi, sinigeze uburezi maniga street nanyuze batoya amayezi, mwe amazi sinamiranyeri, rusiganwe ndagenda makeri, mwe amazi sinamiranyeri, rusiganwe ndagenda makeri. Ubwo genge tumaze kubaya narebaga inguni nkumva ndi guhaba, ibyo bavuze nyuma biraba, deri yo shena saziyirigara, n'ababebe babaya maniga, nibagishaka iniga zibajiga, iyo bamaze gutamo jiga bacana isigara nyumika basiga, nituri imanga dufera umwe nitari zo gupfa nizabazimwe, mu buzima urahitamo kimwe byange bikundwa bizire. Inshuti magara zirabura, umutima wanjye uragenda urirabura, inshingano mfite zidakuri piki nijoro ndimo ndataburura, sinicuza igihe nataye kuzabaho haruhaye panze, iyi si niko twayisanze, shoferi uhisemo ni ugutwaye, kwibura ndimo ndanakura, kumbona uzakoresha baya nacura, kwibura ndimo ndanakura, kumbona uzakoresha baya nacura. Naretse kubaya mitamo kwiberaho nk'umubaya, imibare yabuze uyibara, umubyinnyi yasimbuye kaya, nugupowa nkakora amaswaga, nugupevera imizigo mbaha, nugupowa nkakora amaswaga, nukubahora ifu y'ibimara. Iyo ndimo kurya ndi kuvuga misha inyama mu mufuka, ururwa ngo bari gusuka umutsima ni dutarutsa, mu muco na gangstiruka imizigo body bimanuka, bafita ko kuka sinjyani buriramo nagakoka, ababyeyi mu gitondo jya kukazi jya gukora, kandi mu byukuri na munsi dutana no kwikora, abo watse ubufasha n'ubwifari genda hirya toka, ibi byisi biraza bishira mitangenda vitaroka, amaniga yanje ni imbere guhuza ni mu munota, abajama bose bicwari nge gusubura isopa, nango nakora ikosa twese dushera burufata vora, rubanda babona inkuru wajucaho bakuzoa, isheni wadutanze n'umushensi, yaratubaze gusa nyuma go twa kes, chena dibens n'umugangsta na mapenzi, wiwi babuze kes, wiwi babuze kes, go tuzazira amafesi, gararaho mwese maboko mwese fesi, doruko bareba mbese yatukuye buri wes, kabosi zamuri abarara bose batutiye, iminara zamupiye n'ubunyumva zagigiye, umusaza bamuniza urugo rwose bazitiye, nta n'umwe wamenye ibye ava kwisi yibasiwe, kabosi zamuri abarara bose batutiye, iminara zamupiye bazagigiye, umusaza Bimwe nk'izindi njyana nagiye mbivugaho, trap ni injyana nayo bigoye kuba umuntu yayiririmba idafite beat ngo uhite wumva nyine koko bwa buryohe bw'indirimbo nyine byako kanya. Bisaba kubanza gutega amatwi ukabyumva kugira ngo wumve ko umuntu ari kuririmba indirimbo, kuko ubusanga ari injyana hanini zigendera kuri beat irimo, ku buryo umuntu afata amagambo yahuza na beat ukumva bitanze uburyohe. Rero nawe nkeka ko ushobora kuba ari byo byamubayeho, hari uburyo ki akubita flow ukumva ntago zise zigukurura cyane, ariko ndabizi neza ko zigiye muri beat byaba ari ibintu bimeze neza cyane. Nta gutinda rero kugira ngo dukoreshe igihe neza, reka twikomereze n'umuhanzi wacu wa gatandatu mu bahanzi twakiriye muri Sai Boost Your Talent Competition.
uyu muziki nasariye mukunda ukwanjye byihariye kere kumenya uko nawe ukunze naho harabo niyo naba ndi muri baka walayi nanapfira muri haso nubundi nirizi waririzi jewe n'uyu muziki nasariye sinawureka niyo byansaba kuba nagihumeka iyi ni nkuru y'ubuzima bwanjye vuga kenshi nkagira intimba abayumva bakagira agahinda nyimara gukatira ishuri mera ati ndakubyararutse mu by'ukuri numvaga rishaza kwiga siniyatumva mfite itiyazi ndakatira ganiye inzira y'umuziki fendi zanjye zongo ya mudukoze ibiki gusubira sikuru umusaza wenda uzabakura hazaza ndanga amatwi nyavunira mu ibiti ni irizi waririzi nje n'uyu muziki nasariye sinawureka niyo byansaba kuba nagihumeka nje nababazwaga na rubanda bansangaga imihanda ngo nicyo cyana gifite umwanda na ejo heza gifite gihora kwishaza ibyo koko mpora kwishaza niyo mpamvu ndimo ndahatana gira ngo nsinde aba bose mbahige final game mera ati ndagushyigikiye mwana wanjye ikimenyimenyi nguha igishoro cya wandike ngaho ufata pepa wandike vibe umunsi mubi nagize mu buzima n'umunsi umbwira ngo tubivemo bigira inzira bebe ngo ndambiwe guhora nkubeshya reka nisangira bamfera nanjye ni ngaho ugenda singuhendahenda nubwo nsize mu mwenda bebe ngaho ugenda singuhendahenda nubwo nsize mu mwenda bebe unkoreye ububeri bebe mu mutima nahogoye imuhira bo ngo nahomoye amaniga yo ngo narongo umutima wanjye ujombye inkota gusa sibikuyeho ko nakurota wagira ngo unywa mugo suri inyangamugayo muko nari kuzakwereka umuryango yubanza ubu nkubonye nakwiruka wa mukobwa urahemuka witwaje ko ntango kiruka gereka nkora izina n'amafaranga nzabona n'abakurusha uburanga bebe kuva mande ndihiringa nkageza Sunday kugira ngo mami iruhande bebe ifunguro icyo mfite ndagukaraga aba egisi bose nkabahaga gusa mbonye uri ndaga be genda nizeye kuzagaruka utamarira nakamwira nje ntacyo nzongera kuko ngabo mwagatikisha bose sinshaka kubaho nka Mose be jya umwanya nagutayeho ngukunda iyo mumenya nk'ikinira izindi gahunda ubu ndi busy ngiye gushaka mura iradukunda Emmanuel abayumva bakagira agahinda Iradukunda Emmanuel niwe muhanzi wa gatandatu twakiriye muri Sai Boost Your Talent. Iradukunda Emmanuel rero ikintu namuvugaho yari afite ubwoba, yari afite igihunga, ariko nge nizerera mu kintu bita icyizere ndetse nkanizerera mu kintu bita urukundo rw'ikintu. Mu gihe ubasha kwigira icyizere ukitabira competition nk'ingiyi ukaba ufite n'urukundo rw'icyo kintu koko, ndabizi neza ko ihojejeho ibintu bikunda. Oya Iradukunda Emmanuel niwe muhanzi wa gatandatu twakiriye muri Sai Boost Your Talent. Reka twikomeze n'umuhanzi wa karindwi mu bahanzi twakiriye muri iki cyumweru. Turebe se byari bimeze bite, byari byifashe bite muri iki cyumweru cya mbere kirushanwa. Amaraso yawe yadukuye umwijima tuzana muto ubu tugenda tudafite ubwoba ubw'intsinzi yawe Yesu. Amaraso yawe yadukuye umwijima
tatari wowe. uyu we rero Ishimwe Moise byonyine kumubona aperforminga ni umuhanzi wuzuye. Ya impamvu mvuga gutya ngo ni umuhanzi wuzuye kuko icya mbere Moise akugaragariza impano ye yo kuririmba ari no kwicurangira. Ibyo ngibyo ni abahanzi bake babishobora, kuba waririmba uri kwicurangira ndetse ukumva kuko ibintu ari kuririmba ari no gucuranga bijyana, nubwo waba utazi indirimbo uhita ubyumva ukumva ko ari melody iryoshye. Rero bivuze ngo ibyo ngibyo byonyine bimugira umuhanzi wuzuye. Icya mbere kuba azi kuririmba akazi no kwicurangira. Ndahamya ko yatsinda atatsinda ni umwe mu bahanzi beza tuzabona ejo hazaza banyuze muri Sai Boost Your Talent Competition. Nta gutinda reka twikomereza n'undi muhanzi mu bahanzi twakiriye muri iki cyumweru. Gutanga bizana umugisha mwinshi kuruta cyane uko we baguha. Haranira guhabwa umugisha n'Imana, wirinde cyane kwikururira umuvumo. Akaboko kakira karihuta ariko agatanga kakagenda buhoro. Ni kuki uhora wifuza guhabwa ariko wowe ntiwifuze gutanga? Ibuka cya gihe ibibazo byateye iwawe, umuryango wawe wose uri ku gitanda usaba Imana uti nubakiza nzagushima. Yarabakijije wibagirwa kuyishima. Akaboko kakira karihuta ariko agatanga kakagenda buhoro. Ni kuki uhora wifuza guhabwa ariko wowe ntiwifuze gutanga? Ibuka cya gihe ibibazo byateye iwawe, umuryango wawe wose uri ku gitanda usaba Imana uti nubakiza nzagushima. Yarabakijije wibagirwa kuyishima. Bene data dore inama nkugiriye, nuhiga umuhigo ihutire guhigura. Kandi uko nguko uhora wifuza ibyiza abari nakubyifuriza bagenzi bawe. Akaboko kakira karihuta ariko agatanga kakagenda buhoro. Ni kuki uhora wifuza guhabwa ariko wowe ntiwifuze gutanga? Murakoze. Birota yirarangiye. Indi yaragifite umunota umwe. Indi iravuga nindi ya hip hop iravuga ngo mwami 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 uko bukeye uko bwije duhora tubibabwira ko nta ugenena na Yesu ngo yicwe n'inzara sonze, ahubwo cyo nawe ngwino dufatanye uru rugendo. Nadutuma mu bibaya tuzajyaho n'ibibaraga, nadutuma mu misozi tuzayiterera ntashi dushora imizi mu gakiza. Agahinda kagende nk'ifuni dukomeze twibarire n'umwami wacu. Ya Nyandwi Leonard rero, Nyandwi Leonard ni umuhanzi wa munani twakiriye muri iki cyumweru muri Sai Boost Your Talent. Ni icyumweru cya mbere kirushanwa. Indirimbo yaturirimbiye ni indirimbo ni gospel, ariko none usanga ari za ndirimbo zikunda gukoreshwa nabyita ngo iki ni nk'amakaras, babyita amakaras maybe mu nsengero, ntabwo mbyibuka neza cyane, ariko ni indirimbo nzi neza ko ziri mu njyana nyine zikurura abantu direct. Rero kuba icya mbere yaragize umurava wo kwitabira competition nk'iyi ngiyi, abizi ko ashobora guhuriramo n'abahanzi bakora izindi njyana zitandukanye, ariko akaba yarafashe umwanzuro akavuga reka nitabire competition nge kugaragaza impano yanjye. Icya mbere cyo icyo cyizere yiyumvishemo ashobora kuba yagikoresha agakora ibintu bya danje, agakora amaji. Nabasobanuriye impamvu nongereyeho akantu ka magicier ku mazina yanjye. Nsigaye nitwa Saiga wanyu mwakunze mugikomeje no gukunda magicier wanyu. Agatabona nasuhuza cyane abantu mu nkunda mudahema kubingaragariza ko nsigaye mbyuka mu gitondo ntakira utumessage nk'icumi. Ni ibintu byo gushimira Imana, ni umugisha. Nanjye ndabakunda cyane abantu mwese mu nkunda mukunda ibyo nkora.
bafite ku mutima cyane. Uwo ngo rero yari Nyandwi Ronald, niwe muhanzi wa 8 twakiriye muri Sai Boost Your Talent mu cyumweru cya mbere. Bibutsa ko twakiriye abanzi 9, reka twikomereza twirebera umuhanzi wa 9 muhanzi twakiriye. Ntabwo ndi kujudginga, ndi gutera comment kugira ngo nanabamurikire uburyo ki irushanwa ryagenze mu gutangira. Ndabizara bayikurikiranye live kuri televiziyo Goodwill TV, ariko hari n'abataragize amahirwe yo kurikurikirana kugira ngo mbereke abahanzi bagaragaje impano si byagenze bite, bigaragaje bate. Niyo mpamvu nateguye ikiganiro nk'iki ngiki. Reka twikomereze n'umuhanzi wacu wa 9. Umunsi ugenda wampaye byinshi, watwaye uruhande rw'ukuri, ibyiyumviro by'urukundo nagiraga wajyanye byinshi, wajyanye byinshi, kwifata biranga, amarira agatemba, nkicuza impamvu yatumye nakwiyereka uko ndi, amarira ndira, amarira ndira, byibuze iyo umpanagaye gato akwereka ko nahindura ibyo wabonaga, amakosa nakoze simbuza ibyishimo, wajyanye byinshi, wajyanye byinshi, kwifata biranga, amarira agatemba, nkicuza impamvu yatumye nakwiyereka uko ndi, amarira ndira, amarira ndira, bihora bisaba kuruma umutima, ndebe ko nava muri aya marira n'akagahinda. Uri nguni y'umutima irakumva, tuganira buri munsi nkaho ugihari, naho wagiye, inyabambaza iby'amakuru yawe kuko udahari, mpita numva nkukumbuye mahoro y'umutima, inyabambaza iby'amakuru yawe kuko udahari, mpita numva nkukumbuye mahoro y'umutima. Iyo umbwira tukajyana, wenda kwa uri wowe umeze neza, iyo umbwira tukajyana, wenda kwa uri wowe umeze neza, iminsi irandusha, umwijima gusa, sinamenye igihatse, wenda nari kugusezera, iminsi irandusha. Yakoze cyane. Pedayi rero, Pedayi niwe muhanzi wa 9 twakiriye muri iki cyumweru cya mbere kirushanwa cya competition. Pedayi ngira ngo abantu benshi mukurikirana ibikorwa bya Sai Music and Pictures muramuzi, kuko hari indirimbo akunze gukorera n'ubundi muri Sai Music and Pictures, by'umwihariko hari indirimbo nkunda guproducinga ze nka producer Sai Beat. N'umuhanzi rero ubusanzwe uzi kuririmba, ibyo sinatinya kubivuga bitewe nuko namukoreye indirimbo zirenze imwe, zirenze 2, urumva byanze bikunze mbashobora kumenya ikigero umuhanzi ariho bitewe na project twakoranye. Rero n'umuhanzi ubusanzwe uzi kuririmba, gusa hano muri competition sinzi icyo yakoresheje ahitamo indirimbo yaririmbye,
gusa wumva ko iyi ndirimbo yahereyeho n'indirimbo ifite intege nkeya mu kuba yahita ikurura abantu. Ntabwo yigeze akoresha ijwi rye nk'uko ndizi muri studio nk'uko bisanzwe, gusa nanone yigaragaje neza, wumva ko muri performance ze asoza koko ari kwigaragariza abantu, ari gukurura abantu, ku buryo nawe atanga icyizere ko byanze bikunze ari umuhanzi wuzuye w'ejo hazaza, umwe mu bahanzi nizeye neza ko tuzabona ejo hazaza kandi banyuze muri Sai Boost Your Talent Competition season ya 2. Rero reka dusoze ikiganiro nkomeza mbashimira cyane mwebwe mudahema kutwereka ko mudukurikira umunsi ku wundi. Ngira ngo nkomeze mbibutse ko nzajya mbaha update za buri cyumweru, ambereke aba performance mu irushanwa, uko irushanwa riri kugenda. Irushanwa mwitangira nta dushya twinshi wenda twabayemo, ku buryo na tugarukaho by'umwihariko uko irushanwa ryatangiriye ku masaha n'ubundi twagennye, rinasozwa neza n'aba performance, ibintu byose byagenze neza, nta dushya turenze utwo mberetse twagaragayemo. Ariko ubundi nzajya mbaha update n'ubundi za buri cyumweru. Wowe icyo ufite gukora ni ugukora subscribe kuri Ice Saiga wanyu, umusore wanyu mwakoze mu gikomeje no gukunda, hanyuma dukomeze tubane, ibikorwa byo birakomeza nk'ibisanzwe. Ikindi mbabwira ko nimba wowe ukunda ibyo nkora, nimba ukunda gukurikirana ibikorwa byanjye umunsi ku wundi, yaba ari mu gasobanuro, yaba ari mu muziki, yaba ari muri production, yaba ari aho ibikorwa byose dukora bitandukanye, ndagira mubwire ko nanjye nkwemera cyane ndetse n'iby'agaciro kuba ngo ufite n'ibyo gushimira Imana. We nuzacika intege gusa, uzakomeze dusupporting, natwe tugusupporting, tugushimishe, dukomeze tuzamurane. Ciao ciao, hasta la vista. Sai Boost Your Talent Competition.